Dumba mu mutaginga kuri ka kajwi bro man nyine agira afite content afite ukuntu nyine umva Dani nizano ndebe nimba kuri YouTube ibundi zanano iyo telecommande yanjye numvishe Dumba ni umuntu man yabanje gukubita content ngo ageze muri Amerika ariko gwa snow agera hanze aravuga ngo ati bantu banjye ni umunsi wa mbere ngeze muri Amerika urumva ntabwo nari nzi ko muri Amerika hagwa kawunga nyinshi afata neze bro ngagiye guteka ngo kawunga ngizamwita iyi ngavuye muri Afrika habinzara bro kandi yo kuri YouTube kakajwi mubona man seko urumva ufite energy zikuye he nyinshi agakanya uvuye nyine ngiye live man imaze kurya urumva so urumva tuzi ko nsanzwe ndumva usanzwe maze kurya bro live umaze kurya ngiye live umaze kurya kakajwi kose ko ari kuza abahinde man kuri YouTube bari kuzanira abahinde do nanditamo kakajwi nanditamo kakajwi bari kuzana ibihinde ndaki do noze Dani kakajwi bandikamo iki man hazi nukuri kwibona titi sinzi ibintu yanyweye none uzi energy ko namubona umukuye he wowe ngiye muri link umva numujama akora ibiboro birenze dumba ndaje mbikwereke okay reka nkoreshe telefone nari urumva mfite kirashimisha nk'ukuntu ufite hype za Dani n'ubwa mbere umbonye umva Dani ko mereza bluetooth yanjye maze hajyemo volume oya mani ni ukuvuga ngo abanyarwanda urumva abanyarwanda ni ukuvuga mani iyo haje umuntu nyine okay nta kibazo nawe urumva hari ukuntu nyine abantu badukorera ama fake account bagatwika ariko nibura agire confidence nge nicyo kintu ndi kumutoza mani niba umuntu akoze fake account ya Dumba urumva ubwo nyine nagerageza Dumba urumva atuka abantu mani none se reba umuntu yakoze fake account akaza avuga ijambo ry'Imana kandi Dumba aragukubita akagusenya ntabwo wayitaye ngurinde hasi kubita Dumba za twanyuze ngo ntabwo bayitaye ngurinde se arakubaza ngo waririmbyi Dumba ukabigezaho ariko Dumba wowe uzi muri Kenya umuntu ugenda muri Kenya bakamuha amabounce ubwo wowe waba urinde mani wowe wo kumumenyera Dumba we yaje mumutagengire tumurebe kakajwi wanyaho kunameza twanamuzamura mani agira ibigambo ubundi ngiye kubera kakajwi none umuntu urumva ngiye twakoze live rimwe kuri TikTok iranatwika kuri unyuza live ze ziratwika kuri TikTok ziriho abantu benshi kabisa mana abantu babasetse bapfuye nyine muzamure kakajwi mushireho ariko abanyarwanda bagiye kuri TikTok mani basigaye bariyo niho bari Dumba bariyo benshi kanze nkwereke Yesu we aka kanya ngeze muri Amerika isagwa kawunga ko muri Amerika ibyo bigwaga ibyo biragwaga tarako kawunga kanjye kuri kameze kuka kunji wow imari do kawunga kavuye no muri firigo ngiye kurya kawunga menya kakajwi gutwikira ubukuntu uri buraseka uyu mutama ndamukunda niyo mpamvu ntago natuma abamwitirira ntago bibona umva uyu namuguye kuri TikTok none umva kandi ka video yakoze kakadusetsa abanyarwanda bo barakaza kakubita ndi muri Amerika bamaze guteka amadegede y'iwacu maze guteka uduhaza turyoshye mwana ariko dusa neza bahabangana yewe rero umuntu tubana yatetse ibintu hano mu safuriya sinzi byari byose murije kubireba ngo ndagira ubwoba ngarabizi ngo ndumunyejara ngo mbibonye nayo hano aho kabisa so n'uyu kakajwi nakiwe kanyako nagira ngo arakediti yewe umfuna seka yewe nakandi umuntu kumwitirira se nuwa gatanazi hano umuntu kumwitirira se ni gatanazi nanjye gago tubizi yatubwiraga ngo isa ni gatanazi sha ahubwo gute Dumba tanzi nzi ko gihugu cyose cyo mu Rwanda cyamenye ufite ikibazo nyine kuba Dumba atakuza ufite ikibazo ngutwika TikTok ubundi TikTok wa mbere mu gihugu ni ngewe kuri none Duramu ni ngewe ko mfite video ifite miliyoni views mu cyumweru Dumba afite izeshatu rero cyumweru ega Dumba rare izeshatu izeshanu
jewe ubundi miliyoni narabirusha ibintu bya miliyoni nabivuyemo. Dumba miliyoni afite ni umumiliyoneri kuri TikTok. Dumba umiliyoneri kuri TikTok ntabwo umiliyoneri kuri TikTok arabura gato ngo abe umumiliyoneri. none we karuwa kera nje ko ndi mushyashya se ko ndacyari inturire. ubwo kugira ngo ubone miliyoni nabonye ugomba gukora iyindi myaka nk'itanu. Ndi kubaha buri munsi. Ariko ndi kubaha nawe ni bwaje ahubwo yakoze Kajwi ni mushyashya ahubwo aranatwiye. mushyashya ahubwo ararenze. uzi ba bendi imyaka bamaze kuri TikTok babuze ibihumbi 40 by'abafollowers. Ego mana yanjye bakubise mu cyumweru. Uyu nguyu ntaje dusanga hano nta ndusha kure. Ariko ibihumbi 40 biragoye ukora content zisanzwe. Yego biragoye. Kakajwi ngo bereke inkweto. Inkweto bashaka izimeze zite? Ngo bashaka kureba inkweto zawe. Nta video nayo nakora nambaye inkweto barambeshye. Aba yambaye ibirenge. Kuri live. Nambaye ibitsi. Nese Kakajwi uturuka mu Rwanda cyangwa uva muri Kongo? Uturuka muri Kongo. Iwacu ni muri Kongo mu Bwito. Mu Bwito ya hano bita Inyamishaba. Araba Kongo mani muri comment muhazi mu Rwanda urahazi. Abantu muzi Inyamishaba biwacu mwa. Abaswera ngo ni fake account. Oya ingi Dumba. Uyu ni we rwose. Umva uyu ni we wanyawe ahubwo byajwi ryawe riri hehe? Umva meza kiriho ring light abantu barimo barambwira ngo ndi gusa nk'ikimonyo. Isana kiriho ring light. Ngiye nsa nk'ikimonyo gute? Dumba imarandusha ubwiza. Dumba imarandusha ubwiza. Dumba afite ring light. Na ring light mfite gaswere dore ni itara hejuru. Ntago bishoboka. Ngo ni umunyamasisi. Kakajwi. Karame. Uri umunyamasisi. Niwo kanje n'akanyamasisi barabizi ndagafite. Niwo mucoma wanga abagore nawe niho aturuka. Yanga abagore baswera. Ngo yanga? Abagore baswera. Kuraje nari nifitiye mu rutangiye kuzica. Base twivugire Kakajwi. Mani muvuge Kakajwi. Twivugire Kakajwi. Dumba urabizi abantu barimo bararecordinga bakazavuga ngo do nubundi nibyo asanzwe abantu barabizi ko ari njye uzarumva titimo oya titimo mutandukanye n'amagambo yanjye. Titimo mutandukanye n'amagambo yanjye. Umva Kakajwi. Umva twumva. Karame. Abantu bari umva where is your voice? Ya Kakajwi nyine njya mvuga gutya nkahita neditingamo dukeya bigata biba Kakajwi neza. Weditingira Ndumva ari weditingira muki? Nizi ibintu bya editing nkoresha yo bita Premiere Pro. Buriya Premiere Pro ni ukoresha. Umva ndaje. Ariko nibwo kigera